ese koko umuntu ashobora kugendera ku maguru abiri atandukanye icyarimwe? Kwiga no gukora. Abandi baravuga ngo ntawakeza abami babiri icyarimwe. Ariko se ni ukuri cyangwa ni imyumvire gusa? Hari abakora bakiga n'amasomo yabo bikagenda neza. Hari abakora imirimo yabo bakicaye ku ntebe y'ishuri. Abandi bakavuga bati oya, ibyo bisenya ejo hawe. Ariko se ni iki kiba ku buzima bw'umuntu iyo ahisemo gukora ibintu byombi? Mu buzima hari abavuga ko kwiga no gukora icyarimwe ari nko kwishyira mu kaga. Abandi bakavuga ko ari amahirwe adasanzwe. Ese koko ninde ufite ukuri? Wowe waba warigeze ubigerageza? Uyu munsi mu isaha ya none tugiye gusuzuma inkuru z'abantu bagiye bagerageza kwiga no gukora icyarimwe. Hari abahiriwe, hari abataye umutwe. Ariko se twese twaremewe ibintu bimwe? Ese uko isi imeze y'uyu munsi, umunyeshuri udakora aba ari umunyabwenge cyangwa ari umunyamahirwe make? Ese umukozi utiga aba ari uwatakaje amahirwe cyangwa niwe wifashe neza? Abavandimwe muraho, abandi mwiriwe neza. Muri iyi saha ya none reka tuganire ku bibazo cyangwa se ku kibazo gikomeye kandi gikunze kubazwa n'abantu benshi batandukanye. Ese umuntu agomba kwiga gusa cyangwa ashobora no gukora ikintu icyo ari cyo cyose igihe akiri ku ntebe y'ishuri? Hari abavuga ngo ntawe ukeza abami babiri. Yego nibyo, ariko se koko niko bimeze? Oh yes, mbahaye ikaze kuri mwe mwamaze gukanda subscribe kuri uru ruganiro rwa Now isaha ya none official. Mwicare mugubwe neza. N'abandi mugeze kuri uruganiro bwa mbere, ikaze. Icya kabiri, ibuka gukanda subscribe usige wiyandikishije kugira ngo saa 2:45 tujye twicara ku ntebe zo muri sale ya Now isaha ya none official, utanga igitekerezo, abandi batanga igitekerezo, duhuriza hamwe tubyita isaha ya none. Yego, ukuba turi mu ruganiro rwa Now isaha ya none official, ngiye ugiye kubasangiza iyi saha duhumeka neza, twitegereza neza, twumva neza, maze tukabyandika ku mitima yacu. Nitwa Double M. Ngaho egera iyo tasi irimo icyayi, wenda abona harimo igikoma, tuganire. Ndaje. Ikiri ikiganiro isaha ya none tuganiramo byinshi, ibyakubayeho, ibyambayeho, ibyababayeho, ibizababaho, tukabihurizamo tugakuramo inama. Ntabwo njya nibagirwa umuhoza wanjye. Umuhoza wanjye wowe ukumariye iki? Uriya wamumariye iki? Byaba bitangaje kuba uri mu ruganiriro ariko ugatanga igihe cyawe ariko ugataha nta kintu wakuyemo. Disi haramo mbona bareba iminota 2, umunota umwe, ariko si tumvisha umuhoza wanjye kandi wageze muri salo yacu. Kuba utashye utakiriwe. Ariko mwebwe mutangira iki kiganiro mukagisoza mumaze guhaga. Nibyo, umwana wariye agahaga arijuta. Abo baturanye babibwirwa n'iki? Isubiza icyo kibazo. Ingero nyinshi ibibera mu buzima bwa buri munsi. Umusore wiga kaminuza ariko afite akabari kamufasha kwishyura minerivare, akajya bicuruza ku munsi atagiye gufataho amasomo,
cyangwa se umugoroba atagiye gufataho amasomo, ndetse akanabyamamaza ku mbuga nkoranyambaga. Byamufashije kubona amafaranga yo kwishyura inkweto, ndetse abonamo na minerivare yo kwishyura muri kaminuza. Ahari nawe uramuzi, nawe warabikoze cyangwa nawe urabikora. Isaha ya none ije kukwereka ese koko ababyibaza, ababikora bahurira he n'inyungu, bahombera hehe, bahura n'ibihe bibazo. Ahari hari umuntu uzi waba ubikora ariko mwarigeze kubiganiraho ariko habura ubundi igitekerezo. Birahuriranye, isaha ya none igiye kugusubiza ikiganiro mwaciyemo kabiri mudafatiye umwanzuro. Ushobora kuba utiga, undi ashobora kuba akora ibindi. Abantu bakora utuzi twinshi, mwiriwe neza cyane. Reka mbibutse ko iki kiganiro isaha ya none saa 3 zuzuye aribwo kiri gutambuka. Yego, babidutegetse ariko nimwe mwabikoze. Kuba mwarabikoze rero biratwereka yuko bishoboka, kandi ni ukuri tuzabikora neza. Hari benshi batubwiye ngo iyo turi kubyumva twumva ari twe bibaho, twumva aribo byabayeho, twumva ari abo bizabaho. Icyo dukora natwe ni ugutera agatebe hano maze tukaganira. Iyo tumaze kuganira dufata umwanzuro wo gusharinga iyi nkuru. Wowe ubigenza gute ugaragaye kuri runo ruganiriro none ahangaha? Umusore wiga afite akabari cyangwa se afite uburyo marketing ibintu byo kuri social medias kugira ngo abone minerivare, hari icyo bimufasha. Abona imyambaro, abona imibereho, akabona na minerivare yo ku ishuri. Ariko rimwe na rimwe yaratsindwaga amasomo kubera gushaka abakiriya b'ibicuruzwa bye kuri social media ndetse na kakabari ke. Urugero rwa kabiri, umukobwa wiga muri TVET ariko afite salo y'ubwegero n'ubwiza. Afite salo abantu bajya kogeramo, abari ku ngendo cyangwa se abafite izindi mpamvu zitandukanye. Afite na salo y'ubwiza. Akora weekend na nimugoroba, ubwo ikindi gihe murabyumva haba yagiye. Yabashije kwigurira mudasobwa yo kwifashisha mu masomo. Ahari nawe hari ibyo wigeze gukorana ari bibiri ukuramo kimwe cyiza, wenda ahandi uza guhuramo na byinshi. Ushobora no kuba warahuye nabyo ntubimenye. Kurikirana ikiganiro isaha ya none harimo ibyo uri busangemo. Ariko rimwe na rimwe yaratindaga, agatinda kugera ku masomo kubera akazi, yabonye abakiriya. Ariko hari igihe yahuzaga abakiriya n'ibizamini agasiba amasomo kubera ko abakiriya bari aho ngaho. Wowe watakaje isomo ryo muri kaminuza kubera wenda akazi wahaye umwanya, wabaye concentré n'akazi, wiriwe neza cyane. Igisubizo mo hano uzasubirayo ufite intsinzi, uzatsinda ndabyizeye cyane wowe ukurikiranye isaha ya none. Urugero rwa gatatu, abanyeshuri bakora online jobs. Abanyeshuri mwiriwe neza. Hari umunyeshuri wandika inkuru agakora graphic design ku ma YouTube. Ahari WMC oya turi mu isaha ya none. Abanyeshuri barabyifashisha cyane bakagira skills n'izindi inyungu zigiye zitandukanye, bakiga no kwiga gukorera online. Ariko hari abigeze gukurwa kuri liste y'abantu bazakora amasomo muri kaminuza kubera ko umwanya munini bawuhariye business ya online, gukora graphic design. Babihaye umwanya cyane maze ishuri rirabimenya ribakura kuri liste y'abantu bazakora amasomo muri kaminuza. Ese ni ngombwa ko umuntu yiga anakora? Usubije ngo iki kundeba se? Ingaruka mbi iyo uhuje byose nabi. Kundeba, ingaruka mbi iyo uhuje byose nabi.
ingaruka ya mbere, gutakaza amanota, kuko umwanya w'amasomo wawuhariye business, wawuhariye ikizatuma havamo ikintu wishyura ku ishuri. Iyo ni ingaruka mbi. Benshi barwaye trauma, bamwe bagiye bagira depression kubera kumara imyaka myinshi biga muri kaminuza, icyo bigiye bigarangira batakibonye kuko hari uko babigenje. Hari n'abazi ko ari opportunities kuba wiga cyangwa se kwiga amashuri asanzwe unakora. Nibyo. Ingaruka ya kabiri, kunanirwa mu mubiri no mu mutwe. Ahari wenda ikasuza abantu muri kugenda mugira abantu inama bijyanye n'ibiganiro muri kumva no mu isaha ya none, ngo ariko ngo ibintu numvishe mu isaha ya none kuko ndeba utabikurikiza. Mwiriwe neza cyane. Nibyo rwose turabyumva, ukubishyira mu ngero bikaba byo bigorana. Paul yagize ati, andika igisomo muri comment. Uwo muntu ahorana stress, rimwe na rimwe tumubona nk'umuntu wahiriwe n'amahirwe menshi cyane agiye atandukanye, nyamara afite stress muri we. Kubwira akantu ushobora kurebera kuri uwo muntu ukabona ko Ingaruka ya gatatu, kugira agasuzuguro muri society. Ingaruka ya gatatu, abantu bakavuga ko atari serious mu masomo, bakavuga ko atari serious mu kazi ke akora ka buri munsi. None ko isi yihuta, adukora iki? Hano ndaza kugukuriramo inama mu isaha ya none. Komeza unkurikire rwose. Ingaruka ya kane, kwitakariza icyizere, kuko bigaragara ko wirirwa uvumwa, ariko rimwe na rimwe n'ibyo uri gukora nawe ntutsinde neza muri byombi. Muri societe uragaragara nk'umuntu usuzugura, ariko n'ibyo uri gukora ntutsinda muri societe, ntutsinda no mu byo uri gukora. Usubira inyuma ukitakariza icyizere. Yowe, hari n'abigeze gucikwa no gusoza amashuri yabo kubera kujya inyuma y'akazi. Iki ni igitekerezo twandikiwe n'umucuti wacu, inshuti y'akadasohoka cyane, yabitanze mu buryo butatu, njye nagutoreyemo ingingo imwe yonyine. Nibishoboka rwose nzamuvuga ubutaha, ariko se nawe ntiwibagirwe kwandika igitekerezo muri comment gishobora kugaruka mu isaha ya none. Iyi ni inshuti y'ingenzi, niyo mpamvu ibandikira ibaruwa nk'iyi ikayicisha mu isaha ya none. Hanyuma nanjye IWM kuri mikrofone nkaza nikaragira mu ijwi rituje. Hari inyungu iyo ubihuje neza. Aho inyungu ko hatinze wowe. Abantu dukunda inyungu cyane. Inyungu ya mbere, kwigira ku rugero ruto, kwiga gukoresha amafaranga ukiri ku ishuri. Ahari hari byinshi wagezeho kuko hari ibyo wize ukiri ku ishuri. Umuntu watangiye kwiga ubuzima bwo mu isi, akazi akiri ku ntebe y'ishuri, ubushakashatsi bwagaragaje ko aba successful cyane mu byemezo afata, aba successful cyane mu buzima bwo muri iyi si. Inyungu ya kabiri, kugira skills n'ahazaza. Icy'amasomo cyo rwose kigenda neza, hanyuma n'icyizere kikiyongera ku byo yari asanzwe azi no ku buryo yakoraga mu kazi. Icyizere giturutse mu masomo iyo cyiteranije n'uko yakoraga mu kazi, ahita aba umuntu ufite ubumenyi muri society. Uriya muntu ni umunyabwenge. Icya gatatu, kugira icyizere imbere y'abandi. Bega inyungu nziza. Yego, kuko ubugaragara nk'umunyabikorwa, ariko nanone utsinda. Ukora akazi kanaka, akora kanaka, ariko akagiyemo nta gasoza, ejo baramwirukana aha, ejo bakamwirukana aha. Ariko wowe bifata ukabihuza,
ukabikora neza n'intego nziza, ufite icyizere mu bandi. Reka suhuza abantu mujya mugira inama abandi, wajya ukora akazi kamwe runaka, ayo mafaranga uzayashyira ntayarimo, ariko se urabona ari gutsinda basi, mushimire ko ari gutsinda, afite n'icyizere muri sosiyete, kubera ko bishobora bakeya. Icyanyuma, kugira ubushobozi bwo gufasha umuryango. Felicitation wowe bishobora ugafasha n'umuryango. Mu gihe abandi banyeshuri baba bateze amaso ababyeyi babo, hari abize banakora none ubu bafite companies zabo bwite kubera ko batangiye kare. Nkunzi z'inyungu. Ariko se sosiyete bifata gute? Reka nkwibutse wowe ukanda like ni ikimenyetso kigaragaza ko isaha none imaze gufata ku mutima wawe. Ariko nimba witabirira ishuri ukarisohoka mudakanze like, birababaje cyane. Uko sosiyete ibifata, icyambere, bamwe barabishima cyane bakavuga ngo uyu mwana afite vision, ariko abandi barabinenga bagatekereza ko uwiga agomba kwibanda gusa ku masomo. Ikibazo kiba icyo kumenya kubihuza, kuko umuryango cyangwa ababyeyi batabibona kimwe. Wowe wabikoze, ufite mugenzi wawe wabikoze, wamubajije uko yabigenje. Birababaje cyane kuba hari abantu tubona bashobora ibintu muri sosiyete, ntidutere intambwe ngo tubabaze uko babigenza. Ntabwo bisaba kuba ugiye kwiga gusa, hari byinshi cyane. Iyi topic iyi nshuti yacu yansabye gutangamo inama. Nibyo, ntukemerere ko akazi kica amasomo yawe. Shyira amasomo ku mwanya wa mbere. Tangirira ku bintu bitagushora mu gutanga umwanya mwinshi, weekend jobs ndetse n'utundi tuzi tugiye dutandukanye. Gira gahunda ikomeye, time management. Saba inama abarimu cyangwa ababyeyi uko wabihuza. Shyiramo discipline, niba ari amasomo ntugakore business muri icyo gihe. Yego, izi ni inama zigaragayemo hano. Twabonye byinshi bitandukanye hano, uguhitamo n'ukwawe. Ntawe tubujije kwiga nakora, ntawe tubujije gukora niga, ariko si byiza niba wabyumvishe n'inyungu. nakunze inyungu, mbega kugirirwa icyizere muri rubanda. Mana we, umugoroba wa Bibiliya. Ariko mbere yuko ngera mu mugoroba wa Bibiliya, hari akantu igeze kuvuga ngo ntawe ukeza abami babiri. Bibiliya se hari icyo bivugaho? Matayo igice cya 6 umurongo. Ariko se mbere yuko mvuga uyu murongo, urumva havuga ngo iki? Hari benshi mutangiye kubona ko iyi saha ya none ibafasha mu bijyanye n'amasomo yo muri Bibiliya. Ngo nge ntago nezi ko icyo somo riba muri Bibiliya M. Wiriwe neza. Matayo igice cya 6 umurongo wa 24. Ntawe ukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Yesu yarabivuze, ariko si uko yabivuze, cyangwa twe ntago bitureba. Umugoroba wa Bibiliya wabyumvishe neza. Mu Migani igice cya 21 umurongo wa 5 haravuga ngo imigambi y'umunyamwete izana amahirwe menshi, ariko uwihuta cyane azabura byose. Iri jambo ritwibutsa ko ibyo dukora byose bigomba kuba biri mu migambi, bitari
ugutwara cyangwa se ugutwarwa n'irari. Isaha ya none irakwibutsa byinshi cyane, nawe urabizi ko ari byinshi cyane uzi. None se koko urabizi ko nawe bishoboka mu buzima bwawe ko ibi bintu wabikora neza? Umuhoza wanjye, niba uri umunyeshuri kandi ukora, ntucike intege. Niba wiga gusa, ntucike intege. Kuri kimwe gifite umumaro wacyo, kuko mu buzima icy'ingenzi si ukugira byinshi mu ntoki icyarimwe, ahubwo ni ukumenya guhuza ibyo ufite bigatanga inyungu. Disi umuhoza wanjye, hari ibyo unyigishije byinshi. None se yemu ngo kukora aha ugakora na hariya, ndebera nimba koko ibyo bintu muri sosiyete bishobora kunzamura icyizere, ungira inama. Wacisha mu isaha ya none, wabicisha kuri nomero yanjye, wabicisha kuri WhatsApp, hose ndakumva. Reka turebe koko ibyo bintu nubwo tubikorana ari byinshi, tuba success, tubikora neza. Bizaba ikibazo igihe uzaba utabikora neza, uzatakaza icyizere muri rubanda. Niyo mpamvu iyi saha ya none ntiyemeje kuyibazanira, nta kibafasha. Umusozo nk'uko bisanzwe, sinjya ngenda ntaguhaye umusozo mu isaha ya none. Ese wowe ubona ute? Ni byiza kwiga gusa cyangwa kwiga no gukora icyarimwe ni byiza? Dusangiza igitekerezo cyawe mu bitekerezo, kandi ntukibagirwe gusangiza iri somo inshuti zawe, kandi ntukibagirwe gukanda like inshuti yanjye. We wari muri live chat, igira hirya ukande like, usige na comment aho ngaho. Abantu mwese mwagaragaye kuri chat uyu munsi, nimubinyereke mukanda like zuhure n'umubare w'abantu mwari muri live chat. Mwakoze cyane rero kuri mwe bwose mwari munkurikiye. Reka twizere ko umuhoza wanjye hari icyo yabafashije. Reka twizere ko hari ikivuyemo. Nimba hari ikivuyemo rwose, tuzongera tubana ubutaha, kandi ndabizi ko ibintu bizaba ari byiza cyane. Ngaho rero ndabasezeye, dusubire dukumburanye. Njye bagezagaho amagambo afata ku mutima, nitwa MM. Imana ibandebera icyoroshye. Bye bye.